bava muri Tanzania baza kuba mu Rwanda. Bageze mu Rwanda umugabo aza kugafatisha abo mukiri yatuye ko yaje kugafata. Noneho ngo aza kubona umukobwa mwiza ngo aramutereta, ngo aratangira amutereta, ngo ariko noneho ngo kugira ngo atandukane n'umugore we yiyenza ku mugore, ngo byara umuhungu utabyara umuhungu ndagusiga ntago bivamo. Ngo akajya amutesha umutwe akamutesha umutwe, ariko noneho umugore aza kumenya yuko umugabo we hari umukobwa yakunze mwiza kurusha we. Noneho umugore aragumya arasenga, ubwo wa mama aze kubyumviraho. Uwo mugore ngo aragumya arasenga, noneho abona umugabo neza yafashe umwanzuro uko atashya avuga ngo ndashaka umuhungu, nimba atabonetse ntabwo tubyumva kimwe. Noneho umunsi wo kumusiga, igihe cyo kumusiga, wa mugore aramubwira ati rero mbabarira umpa amezi 2 gusa. Nyuma y'amezi 2 ariko bakiri Tanzania ko babyaye abana benshi, umugabo aramubwira ngo bakuremo indi byara nyababyeyi bari barayikuyemo y'umumama. None bageze mu Rwanda umugabo arabizi ko nyababyeyi yavuyemo, ariko atangiye kumubwira ngo byara kandi arabizi ko ntago byakunda, umva amafuta abagabo bagira. Urumva ko bitakunda, ntago bishoboka. Noneho wa mugore ko yasesa aramubwira ati rero Imana nsenga reka basi ngende nyikwita imbere ndebe uko byagenda. Aramubwira ati mpa amezi 2 yonyine gusa. Ngo umugore aragenda arakutuza we, ariko umugabo akayavuga ati ko mbizi kutazabyara se nta nyababyeyi ufite, genda usenga. Noneho ngo umugore arasenga, noneho Imana iza gukora igitangaza, itereka nk'umwana. Is that true story? Yego. Noneho umugore kubera gusenga atangira kugira ibimenyetso byo gusama, ariko ntiyamenya, akavuga ati wanza ari ukubera stress kurarandira ibintu, ari ukuntu ukeneye ikintu ukirota ukabura ugitekereza, kurarandira ikidodo cya buri munsi. Noneho atangira kujya aruka amaseseme, intege nkeya, ibiki byose. Ajya kwa muganga, aragiye ati muganga rero ati ndaruka, ati sereri, mbese ibyo bimenyetso. Muganga aramubwira ati ariko ushobora kutwita. Undi ati reka ntibishoboka, ndayajya he, yaca he, ntibishoboka. Bamufata ibizamini byose babura indwara. Banjye aramubwira ati rero duhe n'ikizamini cy'inkari turebe koko. Bapimye bati nyamara watwita. Ati reka muganga ntabwo bishoboka, ngewe nta nyababyeyi ngira. Bati noneho genda uryame hari, bamucisha muri ecography, basanga umwana ngo ari ahantu mu karere araneganetse. Bavuga ati turatwite, dore umwana yibereye mu kirere. Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze mwe mudukurikira aho muherereye hose, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Twongeye kugaruka n'ikiganiro tubivugeho, aho tuba tugaruka ku matopiki ndetse n'ibibazo byugarije sosiyete. Umuntu ugasanga afite ikibazo runaka cyamugoye umutima, yumva gufatira umwanzuro byamunaniye, ndetse yewe n'inshuti ye ya hafi yatinye kuyibibwira, ariko akavuga ati reka mbaze umuryango wa sosiyete muri rusange numva icyo babitekerezaho, kuko umuntu umwe ashobora kukugira inama ku buryo ushobora kumva hari uruhande yafashe, ariko ugenda ubona ibitekerezo by'abantu benshi bikashobora kugufasha mu gufata umwanzuro wawe. Tubahaye ikaze rero, nk'uko mubibona ntago ndi njyenyine, ndi kumwe na Giselle. Waramutse neza? Yaramutse neza Anita. Makuru y'iminsi weekend yari imeze itatu ku munsi wa mbere. Weekend yari nziza, usibye ko niriwe niryamiye. Ntago wagiye no gusenga? Cyane nagiye gusenga, ndangije ndaza ndaryama, ni kazi nakoze. Nagiye materaniro ya mbere. Nizere ko n'abandi byabagendekeye neza. Ni ikihe gishya wabonye se ubwo ntiwigeze ugenda wiri uryamye no kwa gatandatu? Kwa gatatu ubwo niriwe ndyamye. Cyumweru ndabyukanya materaniro ndaza ndaryama. No munaniro. Icyo nabonye. So reka nsuhuze cyane ndetse nanihanganisha abantu. Uyu munsi yari machi, yari nijoro ryashize cyari finale y'igikombe cy'isi. Abantu mwihangane rero, abantu bafana Messi mwihangane. Hariho nabonye avuga ngo goti wanyu, the goti wanyu yaje atarishije. Ubwo rero ndabasuje kandi abakozi ba Messi rwose mwihangane.
ariko niko football imera. Njye niyo mpamvu narahiye n'umutima wanjye ndavuga nti ibintu binkomerekereza umutima mbishyira ku ruhande, kuko buriya nimba ari ikintu nzi cyane cyane gikomeretsa imitima y'abasore. Bajya bavuga ngo abahungu ngo ntabwo bakomeretswa n'abakobwa, ariko football bakomerekereza umutima ku buryo ushobora gusanga aryamye. nari umukunzi w'umupira cyane, nari umufana wa Rayon Sport, ariko n'ubu ndacyari umufana, ariko hari ibyo nagabanyije. Nabaga muri fan club, najya kuri stade nabwo ukajyayo nawe, batsinze igitego cya mbere nkahita ndwara umugongo, icya kabiri nkahita ndwara diyare. ndangije ndavuga ati mva rero ibi bintu mbivuyemo. Abantu benshi wakipe nzagukunda nibereye mu rugo no mu nzu gusa. Ubwo rero ibintu binkura umutima nanjye ntabwo mbikunda, pe. Niyo mpamvu ndifashe. ngo hari n'abantu bapfa ngo iyo ikipe yatsinze. Tumufite se ejo bundi wiyahuye hariya mu ntara. Cyane cyose mujye mufana mugarukire hafi. Mujye menya aho ugarukira. Bariya ikitsetsa ni kimwe noneho nabe no mu Rwanda bavuga ati iyi kipe ni iyanjye ntiyacu, ariko iyibasaza cyane nta nubwo ariyo mu Rwanda. Nta n'umukinnyi n'umwe ubazi. Amuzi te? Amuzi perezida w'igihugu ntabwo abazi. Ariko ni ibintu byiza kuko ibintu biduhereza umunezero, byo biba ari byinshi. Hanyuma udufitiye iki uyu munsi? Duseri aratangaza iki? Ni iki gishya badufitiye uyu munsi? Duseri iratangaza iki sera? Ni bya bindi nyine, ni printing, ni design, ni supply, ibintu bya IT. Mugane Duseri Limited ku muntu ukeneye ibintu byo mu biro, ukeneye gukrasa documents zawe, kuzibika neza. Bafite amakraseur, bafite amabike, bafite amatrier, ibintu byose bya office. Nimba ushaka ko office yawe iba iri bien organize, ugane Duseri. Ikindi niba ushaka umuntu wakora designing nk'ingofero ku mupira, amafoto, amapulapu, amabana, ibyapa, mugane muri Duseri. Irahari kugira ngo ibakorere neza mwishime. Muri Duseri no buryoshye. Urumva rero muri Duseri ho wahagannye uhabona ibyiza byinshi cyane. Ukeneye ubusobanuro buhagije cyangwa se ubufasha cyangwa se wifuza kuhagera, bashobora gukora online. Wahamagara kuri nimero 0788 227 4600. Wageze muri Duseri ibintu byose birashoboka. Ku bakobwa bakora bagiye gukora ubukwe n'abasore, bakora n'ama-invitation kandi meza. Tukiri aho ngaho rero ku birori n'amakwe n'ibindi byose, utakoranye na MC Eustache ngombwa uba wahombye cyane. Simbizi nimba we wabigenza ute kugira ngo ikirori cyawe kigende neza. Bigenge mbibona mu birori, mu makwe, byose biryoshwa n'abayemusi. Yego. MC ufite MC utavuga ikirori kiragenda kigakonja, abantu bose ukabona babaye bored, ukabona nta n'umwe ushaka kuvibinga. Ariko bagatanya bagasinzira. Bamwe na bamwe ugasanga bari ku matelefoni bagiye. Ariko iyo ufite MC mwiza ni MC Eustache ngombwa, muhamagare kuri nimero ze za telefone kuri 0788 455 510 kugira ngo akuryohereza ibirori ndetse no mu bitegura ubukwe. Cyane cyane njya mvuga nti nge nta wundi wankorera ari nka MC. So mumuvugishe namwe abafashe. Hanyuma tugiye kuza tugaruka ku kiganiro cyacu, ni tubivugeho ko Mugi Rwanda nayo ikora mu makwe. Natwe dukora mu makwe, nari nibagiwe Kim yari bunyice. Dufite umukameramani umeze neza, bajya babibona ku mashusho yacu, barabibona amashusho yacu kuntu basa neza. Rero niwe tubikesha. Ufite ubukwe, ufite ibirori, ufite event runaka, birthday z'abana, bride shower, ni ibintu byinshi cyane. Turahari ku bwanyu kugira ngo tubahereze service. Bajya bavuga ngo nta foto nta cyabaye, kandi koko nta foto nta cyabaye. Hari ibintu byinshi umuntu aba akeneye kuba yakibuka. N'umuntu waba ushaka gushutinga, yaba live streaming, turahari Mugi Rwanda. Byose ibyo byose nibyo wadusangana. So murakoze kutugana. Najyaga mvuga ngo sinajya muri shoot cyangwa sinakifotoza, ariko kubwa Mugi Rwanda ndasigaye mbikora buri munsi. Abankurikira cyane cyane barabibona mpora n'udufoto dusa neza cyane kubera Mugi Rwanda.
harakabaho kimu. So rero turaje mu kanya twinjire mu gice cyacu cya tubivugeho, aho umukunzi wacu yatwandikiye yatubwiraga ikibazo afite cya famiye, hanyuma tubiganireho nawe umugira inama. Nk'uko twatangiye tubivuga, hari igihe uba wumva ufite ikibazo utabona uko ugisobanurira inshuti yawe, cyangwa yanabikubwira ukumva ntunyuzwe, ariko turi hano kugira ngo sosiyete muri rusange n'abadukurikira kuri Muji Rwanda baguhereza ibitekerezo, hanyuma wowe urareba ugashungura ugakuramo icy'ingenzi kandi cyagufasha kurushaho. Turaje tubivugeho. Message hafi aho ngaho, comment, niba wanabyishimiye utange like tubibone, na sharing. Ikibazo cy'uyu munsi uribaza ati giteye gite rero? Yaratwandikiye, ubwo ntabwo tuzajya dushyiramo amazina ye, aho baherereye, kugira ngo hari ukuntu tuba twicaye nk'ahangaha nkahita mvuga nk'izina ugasanga kesi muri famiye irahari, ugahita utangira gutekereza ko ariwe kandi atari nawe. Aho aherereye n'amazina ye tuzajya tubikuramo kugira ngo utaza kumva yuko tuvuga akarere ariko ntituvuga amazina. Ariko nabyo ari umuntu inshuti yahita ibimenya ikavuga ngo ni runaka bitewe n'amakuru amufiteho. Intego yacu ntabwo ari uku-expose umuntu runaka, ni ukugira ngo tumufashe guca mu byo ari gucamo kandi abicemo neza bitamusenye. So ati bimeze bite? Yaratwandikira atubwira ati ndi umubyeyi, ndi umumama, ndubatse, mfite umugabo n'abana 3. Umugabo wanjye dushakana twari twishimye, ariko biza guhinduka kuko dufite abana 3 b'abakobwa, nta muhungu turabyara. Ati umwana wabonye urukundo ni umwana wa mbere w'umukobwa kuko yaje yishimiwe na se cyane, ariko agenda yishimira ko cyangwa nifuza ko twabyara umwana w'umuhungu. Tubyara uwa 2 tuzi yuko azaba ari umuhungu, ndetse dushyiraho n'uwa 3 tuzi ko azaba ari umuhungu. None umugabo wanjye atangiye kugenda nca inyuma avuga ngo simbyara umwana w'umuhungu. Ati none byanshobeye, ese mbigenze nte? Ko nanjye ndatari njye uyitera, mbigenze nte? Njye kuraguza nk'uko bajya babivuga, njye gushaka imiti mu Kinyarwanda, njye gushaka imiti mu Kinyarwanda, bansobanurira impamvu ki naba, cyangwa urugo nduvemo nigendere, cyangwa urugo nduvemo nigendere. Kuko yanciye inyuma n'aho yagiye guca inyuma babyaranye, nyuma yaho babyara undi mwana w'umukobwa. Noneho nkabona ikibazo noneho ubu si ikibazo cyacu nk'abagore babyara, ahubwo ni ikibazo kiri ku mugabo. Ati mwungire inama mbigenze ne kugira mwumvishe ko nta ruhare ngira mu kuba mbyara umwana w'umukobwa. Murakoze cyane. Hari famiye narerewemwo, hari umwana bize kubyara bamwita ngo nibo mugisha. Nibo mugisha. Njye numva abana bose ari abana. Urumva uyu mumama araremerewe? Araremerewe. Hari n'indi famiye nanone nzi, n'abashyitsi banjye, yabyaye umwana wa mbere abyara umuhungu, abyara uwa 2 abyara umuhungu, abyara uwa 3 abyara umuhungu. Umugabo atangira kuvuga ati ariko nkeneye umukobwa. Ngo tutabyara umukobwa. None hibaza ikibazo nuko kiba kimeze, biba bitangaje. Ese ikibazo ni umugore cyangwa ikibazo ni umugabo? Ase nanone cyangwa se ikibazo si ikibazo ku mugore, si ikibazo no ku mugabo, ahubwo Imana itanga uko ishaka. Imana itanga uko ishaka. Ubwo ikibazo ngira nanone umugore, nzi ko umugore atatera inda, umugore arareceiving, yakira ibyo umuhaye we mugabo. Nimba ari ukuntu twajyaga tubyiga tukiri mu mashuri, akakubwira ati ngo x ngo umugabo ngo usohora ngo gutya ngo x ngo ukagenda igahura n'uyu mugore ngo ufite xy bikabyara gutyo. Mwebwe abagabo nimwe mugena bo mubyara, ariko nanone bigirwamo uruhare n'Imana. Nijya numva bavuga nimba ari byo, nimba atari byo simbizi, ngo umugabo ngo niwe ngo yagiye gutera kubyara igitsina, ngo barabimenya. Abibwirwa n'iki? Nanjye byo binyobera. Abibwirwa n'iki? Mwarangiza mukarenganya abagore ngo babyara igitsina kimwe. So ntekereza ko n'ubundi gutera inda ntabwo baba babigiramo uruhare. Hari indi nkuru mama pasiteri wacu yatubwiye mu minsi yashize, wa 5 utangira ukwezi, aduha sitori y'umubyeyi ngo we n'umugabo we babyaraga, nimba ari abahungu gusa, nimba ari abakobwa gusa, babyaraga abakobwa gusa. Noneho ngo batangiye bari mu buzima bw'ubukene, ariko basenga,
noneho igihe kiza kugera babaga muri Tanzania. Abantu badukurikiye baraza kumenya iyo nkuru. Bava muri Tanzania baza kuba mu Rwanda. Bageze mu Rwanda umugabo aza kugafatisha abo mukiri yatuye ko yaje kugafata. Noneho ngo aza kubona umukobwa mwiza, ngo aramutereta, ngo atangira amutereta, ngo ariko noneho ngo kugira ngo atandukane n'umugore we yiyenza ku mugore, ngo byara umuhungu n'utabyara umuhungu ndagusiga ntago bivamo. Ngo akajya akamutesha umutwe, ariko noneho umugore aza kumenya yuko umugabo we hari umukobwa yakunze mwiza kurusha we. Noneho umugore aragumya arasenga, ubwo wa mama aze kubyumviraho. Uwo mugore ngo aragumya arasenga, noneho abona umugabo neza yafashe umwanzuro uko atashya avuga ngo ndashaka umuhungu, nimba atabonetse ntabwo tubyumva kimwe. Noneho umunsi wo kumusiga, igihe cyo kumusiga, wa mugore aramubwira ati rero mbabarira umpa amezi 2 gusa. Nyuma y'amezi 2 ariko bakiri Tanzania ko babyaye abana benshi, umugabo ambwiye ngo bakuremo indi byara nyababyeyi bari barayikuyemo y'umumama. None bageze mu Rwanda umugabo arabizi ko nyababyeyi yavuyemo, ariko atangiye kumubwira ngo byara kandi arabizi ko ntago byakunda umva amafuta abagabo bagira. Urumva ko bitakunda, ntago bishoboka. Noneho wa mugore ko yasesa aramubwira ati rero Imana senga, reka mbasi ngende nyikwita imbere ndebe uko byagenda. Aramubwira ati mpa amezi 2 yonyine gusa. Ngo umugore aragenda arakutuza we, ariko umugabo akayavuga ati ko mbizi kutazabyara se nta nyababyeyi ufite, genda usenga. Noneho ngo umugore arasenga, noneho Imana iza gukora igitangaza, itereka nk'umwana. Is that true story? Yego. Noneho umugore kubera gusenga atangira kugira ibimenyetso byo gusama, ariko ntiyamenya, akavuga ati wanza ari ukubera stress kurarandira ibintu, ariko n'icyo ni ikintu ukirota ukabura ugitekereza, kurarandira ikidodo cya buri munsi. Noneho atangira kujya aruka amaseseme, intege nkeya, ibiki byose. Ajya kwa muganga, aragiye ati muganga rero ati ndaruka, ati sereri, mbese ibyo bimenyetso. Muganga aramubwira ati ariko ushaka kutwita, ndatireka reka ntibishoboka, ndayajya yaca he, ntibishoboka. Bamufata ibizamini byose babura indwara. Banjye aramubwira ati rero duhe n'ikizamini cy'inkari turebe koko. Bapimye bati nyamara watwita, ati reka muganga ntabwo bishoboka, ngewe nta nyababyeyi ngira. Bati noneho genda uryame hariya, bamucisha muri ecography, basanga umwana ngo ari ahantu mu karere araneganetse. Bavuga turatwite, dore umwana yibereye mu kirere, azavuga ate? Noneho muganga aravuga ati rero reka uyu mwana tumukuremo. Undi aravuga ati reka urumva ko yari yarahaye umugabo amezi 2. Imana yazanye umwana ikamushyiramo, akaba ari mu kirere, izamurindira mu kirere azanavuka. Urumva fendefe rero umwana yaje kuvuka, amwita n'izina rya se. Wa mugabo arangije aravuga ati Imana y'uyu mugore ndayitinye, areka wa nyamwiza agaruka mu rugo ku mugore we. Inama rero ngewe ndagira umudamu, cya mbere ni ukubanza kwiha amahoro. Icya kabiri, iyo wihaye amahoro uratuza. Icya mbere kurusha ibindi byose ni ugusenga. Wamara gusenga ukiha amahoro, ukayibwira Imana ikaguha amahoro, ikaguha umutuzo, ubundi umugabo wawe ukajya umusengera. Kuko Imana yaguhaye abana b'abakobwa, ifite ubushobozi bwo kuguha n'umuhungu. Iyaguhaye umugabo ikaguha kubyara, kuko hari abifuza abagabo bababuze. Hari n'umukobwa wigeze kumbwira ngo we usibye n'abamutereta, usibye n'abamubeshya, nta n'umubwira ngo witwa ndi. None wagize amahirwe ubona ukubaza, ubona ukuzana, ubona ugutera inda, murabyaye. Ntabwo Imana yakwima umwana w'umuhungu. Usibye ko ntajya nanastandinga abagabo cyane, ariko ntekereza iyo myumvire ubundi ni iya kera. Ni iya kera cyane. Iyo myumvire ni iya kera, kuko umwana w'umukobwa bajyaga bavuga ngo abana b'abakobwa ngo bapfa ubusa, ngo arebe iyo ashatse akaba agiye guteza imbere umuryango w'ahandi. Noneho umuhungu ngo niwe wagura umuryango, kuko azana undi muntu muri famiye. Ahubwo se ko mbona abana b'abakobwa
cyangwa se igitsina gore ariko dusigaye tunakora kurusha abagabo. si n'ibyo gusa Abagabo babaye Umugabo, abanebwe. si n'ibyo ureba uyu mwana w'umuhungu akenshi urumva nyine aba akishakisha cyane kuko umwana w'umukobwa akenshi iyo agize icyo ageraho ahita yibuka famiye. Mu gihe umwana w'umuhungu we iyo ashatse cyangwa iyo akuze ahita atangira gutekereza iterambere rye n'uwo muryango mushyashya agiye kubaka, bitandukanye natwe abakobwa. Ariko si icyo nshaka kuvuga wongereranya abana b'abakobwa n'abahungu, ahubwo ni uko umwana wese yakubera umwana mwiza igihe cyose wamureze, igihe cyose wamuhaye uburere bwiza. Bajyaga bavuga nyine ngo abana b'abakobwa ngo bararumba. Wari wabona umuhungu wakurumbiye? ahubwo nibo bari kurumba muri ibi. Wari wabona umuhungu wakurumbiye? Ahubwo se nta mubyeyi uraganira nawe ufite umwana wateye imbere w'umukobwa akagira byinshi amugezaho byinshi? Njyewe ndamufite. Dore ubuhamya bugenda. Njyewe abantu banziho ubuhamya rero. Njyewe ndamufite. Kandi umuhungu bari no kunkurikirana. Aragukurikirana arakureba. Ni famiye, ni kwa Landlord wanjye. Yabyaye abahungu 4 n'abakobwa 2. Muri abo bahungu 4 havamo umukobwa ajya hanze mu gihugu muri Australia. Njyewe nubuhamya banyihera kandi nanjye amaso yanjye arabibona. Uwo mukobwa uri muri Australia yashyize amakaro mu nzu iwabo. Mari yaraje ahashyira ibigega 2. Urumva yahinduye inzu, ibintu byose niwe ubikora. Noneho kandi nyina aravuga ngo agahita avuga ngo itsamure mama. Itsamure mama. Kandi si uko n'abahungu atari abana be pe, ariko umuntu ufite ibikorwa uhora utekereza iwacu ni uwo mukobwa. Usibye n'uwo ngo wo muri Australia, itekerezeho nawe. Cyangwa nanjye nitekerezeho. Nibyo mubwira. Mwaba papa mwe muvuga ngo igitsina cyose cyangwa se umwana wari wese apfa kuba ari umwana. Iyo myumvire igomba guhinduka. Rero nkawe mubyeyi wumva byagucanze kuko ashobora kuba ariwe wabashije kuvuga, hari abandi bameze nkawe nabo babuze n'icyo bakora, avuga ati njye se mbigenze ni akajya gusenga rimwe na rimwe akajya no kwa padiri, ndetse kambone hari n'igihe avuga ati nimba umugabo wanjye atari niwe utera inda ntabwo ari kuyintera, kugira ngo nkemure iki kibazo reka nshaka undi mugabo abari uyintera none akasanga bimugushoye mu yindi mico nayo itari myiza iri gutume usenya urugo rwawe, ukajya gushaka undi mugabo bikarangira uciye inyuma uwo mwashakanye, ku buryo bizana amakimbirane kurusha uko byazana amahoro. Akandi kantu namubwira muri icyo kigeragezo yirinde kuvugavuga. Burya iyo uri mu kigeragezo kugira ngo ugiteshe agaciro gite n'imbaraga, uratuza ugaceceka ukagira ibanga ry'urugo rwawe. Wowe nuri kugutesha umutwe mubana mu nzu n'Imana yawe byonyine gusa. Mwituze no mu byiringiro hajya hafamwo kunesha cyane rwose. Wowe tuza usenga Imana. Ikindi ubwo ndakeka dukebuye n'abagabo bagifite iyo myumvire bakibitekereza gutyo, ni ibintu byiza kandi ntekereza ari byiza. Ariko si twe gusa, comment section namwe mubwire uko mubyumva mu mugire inama. Uteretse uwo mukobwa ntabwo wari uzi ko azabyara ahungu cyangwa azabyara ntabwo wabonaga ari umugore mwiza cyane wakubyarira abana, nawe wabona uri umugabo mwiza, mutetana uvuga uti uyu mugore yashobora kubaka urugo, umukobwa nawe avuga ati uyu mugabo yashobora kuba umugabo mu rugo. Rero umusaruro uvamwo ni Imana iba yawubahaye, mujye munyurwa n'icyo Imana yabahaye. Buri icyo mpunda kubwira abagabo ni uko utaraganira n'umugabo ufite umwana wamurumbiye w'umuhungu kujya kubwira ati biragatsindwa ntibikabeho, amahora kumupangira gusa. Amafaranga yakabaye amutangaho amuteza imbere nk'umwana w'umuhungu ayatanga kugira ngo amuve mu maso cyane. Hari n'ababafata bakabashyira mu modoka bagahita babajyana Indera bakajya kubabika Indera kugira bagire. Icyo navuga rero we mubyeyi intangarugero ku mwana wawe, yaba umukobwa w'umuhungu, umuha uburere bwiza, kuko umwana wese yarezwe neza akitabwaho, ndabizi neza ko bitanga umusaruro mu hazaza. Ntabwo tubitindaho, ni ibintu bigaragara, ni ibintu bigize, ariko hari ukuntu noneho bumva babuze amahoro y'umutima pe, umuntu aguhoza ku nkeke ataha, hari n'abakubitwa aza yanasinze shaka gukubita umufoke w'inzoga rero ubwo afite agahinda kenshi, ukanamutekera ntarye
nta kutagize ati uraba utabyara mwabagabo urabasha mwe rwose guteka nimutuze so rero uwo mubyeyi ikintu twamugiramo inama niba caratuze agende ariko hari n'uburyo agukunde mukajya kwa muganga hari uburyo abaganga babirebamo bagasanga hari n'igihe usanga ari ufite ikibazo kuko abaganga barabikemura so ariko tuza pe abana bose n'abana nimba binashoboka nuko biba bigoye bajya bavuga ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva ariko umugabo yakabaye atuze cyane cyane ko yagiye n'ahandi nawe akabyara kobo naho bikarangira byaye umugabo wasanga ariwe ufite ikibazo wa mugabo niwe ufite ikibazo so ubwo rero n'abandi mumugira inama utubwire uko ubitekereza n'icyo wumva yakora ese byitwaremo ate muri iki kigeragezo arimo kitamworoheye so ahasigaye ni ahanya abakunzi ba Mugi Rwanda inama zanyu turazikeneye nawe ariko ufite ikibazo wumva ko twaganiraho kugira ngo kibe ikibazo rusange bakubwire uko babyumva kuko bajya bavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara ushobora kwisanga wasaze muri ibyo bibazo urimo ariko uko ubohoka ukavuga ikibazo cyawe ukavuga abantu barakumva ndetse bakanakugira inama so nahangaha dusoreje ikibazo cy'uyu mubyeyi cy'uyu munsi tunabashimira kuba mwabanye natwe kuba twari turi kumwe mu kiganiro tubivugeho ikiganiro tubivugeho rero cyo nakagaruka ni kuri Mugi Rwanda yego nimba utarakanda ariko subscribe kandi like ukande share hari ukuntu ubusanga ufite ikibazo umuntu afite ikibazo akawenda yarakikuganijeho nawe ukavuga ati ko numva bindenze musharinga iki kiganiro ndabizi ko ari bugire byinshi aza gukuramo so nahangaha dusoreje ijambo rimwe ku bakunzi ba Mugi Rwanda turabakunda cyane turabakengurukiye mukomeze kugira ibihe byiza